Ikaze nanone kuri iyi channel, nkomeje kubashimira uburyo mutwereka ko turi kumwe, uburyo mudukurikira, urukundo mutwereka ni iby'agaciro cyane kuri twebwe, ndabashimiye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku biki? Tugiye kuganira ku buryo wakuza umusatsi wa naturel, ugatunga umusatsi mwiza kandi bitaguhenze. Ibuka rero gukora subscribe, like na share, usangize abandi iyi video, nabyo ni iby'agaciro kuri twebwe. Tudatinze rero muzi namwe ibyiza by'umusatsi. Umuntu afite umusatsi mwiza asokoje rwose aba akeye ameze neza. Abantu benshi rero bakunda umusatsi ariko baragerageza wapi bikanga. Uyu munsi rero njya kukubwira uburyo watunga umusatsi wawe mwiza wa naturel, umeze neza, usa neza, umusatsi ubyibushye kandi rwose bitaguhenze, ukoresheje ibikoresho bisanzwe byo mu rugo, byo mu buzima bwa buri munsi. Iryo banga rero ni irihe? Iryo banga ni amazi y'umuceri. Umuceri uyu nguyu usanzwe mukoresha mu rugo. Aya mazi rero uko ategurwa, ushobora gufata mu gihe wateganyije guteka umuceri, urabanza ukawuronga. Amazi ya mbere avuye mu muceri, kuko urabona aba arimo utuntu tw'utwanda, urayamena. Noneho amazi urongesheje bwa kabiri, mbere y'uko uwuteka, ayo mazi uyasuka mu kantu nk'akantu k'agakombe, ukayabika, ukayatereka ku ruhande. Ayo mazi rero washyize ku ruhande, uri bushake akantu nk'agacupa se kavuyemo amazi gafite umupfundikizo, uyasukemo hanyuma upfundikire, utereka ahantu uyareke. Hari abayatereka nk'iminsi myinshi, iminsi 10, ariko njyewe uko nabigenzaga, tuvuge niba nyashyizemo uyu munsi mu gitondo, ndayatereka, hanyuma ejo nashoboraga gutangira kuyakoresha. Impamvu rero umuntu ayatereka no kugira ngo abe fermente ubwo sinzi uburyo ndi bubisobanure, ariko nyine niyo yapfunduye wumva ko aba atangiye guhindura akantu k'agahumuro ukuntu. Kugira ngo rero urwanye iyo oderi ku bantu nyine batayisiporuta, uramutse ufite ironji, ufata udushishwa tw'ironji ugatereramo, tayari ntago ya oderi uyumva. Amazi yawe rero icyo gihe aba abaye ready. Hanyuma kubera ko ari mu gacupa nyine utabona uko uyakoresha neza, yakumenekaho, ushaka agacupa kavuyemo spray. Abadamu benshi barayizi, nyine abantu bakunda ibintu bijyanye n'imisatsi. Noneho ugasukamo ya mazi yawe ugapfundikira. Noneho uburyo akoreshwa, abantu batunga imisatsi ya naturel urabizi, ku mugoroba iyo ugiye kuryama ufungamo udututa kugira ngo nyine umusatsi utashwambagurika, kugira ngo uzabyuke ufite forme, uhite usokoza neza, nyine ibintu bigende neza. Ufata ya mazi y'umuceri yabaye fermente, ugasprayinga mu mutwe mbere yo gufunga udututa, warangiza ukadufunga, na nyuma yo kudufunga ukongera ugasprayingamo, waba urazamo agatambaro mu mutwe ukagashyiramo, tayari ukiryamira. Kubera ko ayo mazi aba afite agahumuro kameze ukuntu, biba byiza ubyutse mu gitondo ugakaraba no mu mutwe. Iri rero ni ibanga ryo gutunga umusatsi mwiza. Uzabikore at least icyumweru, uzambwira resulta uzaba wabonye, uzabona resulta kandi resulta nziza. Murakoze, naho